bose ariko nyuma nisanga nambaye bo dina mu mihango so aba yanyweye inzoga yasi aba mama bafata ku ngufu nanjye hari igihugu twakundanye cyabinkoze birashoboka cyane kinyiba umugono numva birambabaje kandi twe nk'abamama twabyaye iyo tumaze igihe tutabikora turongera tukaba amasugi uzi ko navuye amaraso icyo gihe umva mana yanjye kaveho uruhu agize ute Godfather turongera tukaba amasugi abamama twabyaye urumva ku rundi ruhande kugeza aya masaha urimo kumva hari ijambo uyu mukobwa avuze ngo ese baba bari gutwika oya simpamya ko byaba ari ubusazi ntabwo nshobora kwemera ko utwika gutya muri imbuga zose kuko nujya kuri Twitter nta yindi nkuru ihari nuko Yugi yafashe Shadibu ku ngufu so mwabantu Yugi namugira inama yo kwirukanka agatibika gahunga ngewe ndi kumva muto tutahita twirukira tutabanje kumva n'ubundi ntuze side ya Yugi uburyo yabigenjemo n'uburyo ego hari n'abandi bagore muhohoterwa bakabasambanya kuko mwabyaye mugatinya kubivuga mujye muza mubivuge mureke kubigira rusange dukeneye kumva oya mva cyakoze ikintu ndi kubona cyo ahantu igihugu kigeze ashobora kuba ngiye Shadibu wenda yamuhaye akabyibagirwa pe oya mureke gushinyagura mureke urumva mugiye kubita bukizo noto oya bibaho oya nabwo turi kumugira ngo rwibaka mugura n'amayoga ari kubundi mbese oya nibisanzwe twumvikane nimuje kuvuga uretse gato Yugi nawe naza point ako Yugi kuba yataye inkweto nabyo ni ikindi gisobanuro cy'uko yibye so Yugi none se we wakumva umuntu akubwiye ngo agiye guhamagara polisi ngo wamufashe none turibaza mureke twibaza impamvu noneho Shadibu yahishe inkweto mbere urumva abantu hatarimo ikintu yamuhishiye inkweto ubundi se wamutumiye iwe mu rugo rwe kandi yari yamutumiye ahisha n'inkweto yasinze ntabwo yari kubyuka ngo ajye kuri amaze kukiba arigendera nyumva ntabwo yegeranye neza mani ni ibintu byumvikana we acika intege zo kujya kuri riba ako kanya kuko yari yasinze nibwo yahishe inkweto aravuga ati guma ahangaha ibingibi wankoreye guma ahangaha ngewe ndashaka kujya kwisuzumisha ahubwo point ya habayo gushwana nuvuga ngo Shadibu mu yandi magambo yabyusha aravuga ati none se wayishizemo undi bwo aravuga ati kumva icyobo mutapingi so rero kugeza amasaha inkuru nuko imeze dutegereje raporo zigiye kuva kwa muganga kuko Shadibu ari kwerekera kwa muganga nese nibyo ameolewa nitumara kuvaho turaza guhabwa ukuri ariko none ubu turi kuvugana ndimo guhiga umuntu amaye nimero kaze bamagariye nimero bampaye no kuvuga ngo agase no kwishongereza funga amaki bakakubitwa n'inkuru so no kuvuga ngo kugeza amasaha ntabwo turamenye exactly ukuri ni ukuhe ku ruhande rwa Yugi niyo mpamvu nabona bampaye nimero ya Yugi reka nayo nyihamagare Jesus reka rero tuyihamagare ariko kugeza aya masaha turagendana na verisiyo iriho kugeza tubonye indi side na verisiyo iriho nuko umuvandimwe cyangwa Shadibu yafashwe ku ngufu mureke kubizanamo santima mureke kubizanamo amarangamutima mureke kubisesengura mushinyagura tugendere kuri verisiyo ivuga ko yafashwe ku ngufu ntibyaba biri clear sibyo byumvikana mureke gushinyagura nuko bimeze baritaba ko mwumiwe mwihangane arayifata tu mwihangane ubu ninde ufite urusaku ngo ruvanemo Aridas what? Okay. Mwihangane. Mukwe na patience. Mwihangane gato.
atarayifata mwe muri gutanga ibitekerezo kimpuguke kazi ariko sinkeneye ko hari umuntu uzaramo ibintu byo gushinyagura cyangwa gutukana namwe mushyire mu bwenge kameme ariko abantu bana bakandaho nibyo nayo ndi kuvuga iyi big screen ntabwo ari iya Jessica abantu bagiye kuvuga ngo ukire mu mwanya wanjye bankandeho tumaze kumenya impande zombi niko bimeze ako gashubu nshaka yi ceceka ntubigize intambara kuki umugore agira ishyari nyine umwanya suwe umwanya nuwe ikindi cyo cyose bari kuvuga ibyavuzwe biranditse n'ibyavuzwe biravugwa nako amagambo ya Shadibu kuwe bwe ku giti cye bwite ndi gukotinga amagambo yavuze ku bantu batumvisha iyi audio muri audio ariko abantu batumva ikinyarwanda rego urumva ikinyarwanda cya Shadibu barimo slang urimo kumva ngo yangoswe mwana so ngomba kuvuga mu kinyarwanda cyanya Shadibu ku giti cye arivugira ko yafashwe ku ngufu n'uyu musore ndetse akimara kubyuka agasanga umubiri utegeranye tugaba tugira itsinda binigo ikintu yakoze yamubwiye ati wankoreye ibiki undi turumva ende 2 3 4 aramubwira ati oya sigaho ntabwo uva muri iyi nzu reka tugere tuye kwipimisha n'insanga wasambanyije ubiryozwe urimo kumva umuhungu abana Shadibu umuhungu arashaka kugenda Shadibu baravuga ati ntahushya afata inkweto ajya kuzihisha muri icyo gitondo umukaraza aravuga ati igitsira kinkozeho umurizo wanjye unkozeho yasimbutse urupangu nkuko Sabe yarusimbutse muri bukasaba simbuka urupangu nukuvuga ngo ibyabaye kuri Sabe asimbuka urupangu rwaye ngwino ndebe nibyo byabaye ku mukaraza we yirukanka nta nkweto atwaye